Usi mama. Sabrina. Sabrina, mchanga mama. Mseto hicho. Hakose mbabarira unsobanura. Ibintu bisobanura iki? Siri wambabarire kuko kareka tukagenda. Nukuri ndagusobanurira sibyo mbabarire. Nuse habaye. Ndagusobanurira siri mbabarire. Mama. Warusinziriye iki gihe? Suba ringana ritya? Saneje. Mwagize abashyitsi se? Mwagize abashyitsi ko mbara mwiteretse amafanta n'amaji? Aya. Muraryama ku manywa angana atya? Ku zuba nk'iri ngiri? Abantu b'inkumi? Sabine ari ubabona nawe aryamye. Sabi waruri? Kuri toilette. Okay. Sako murebana muri mu biki? Mbona nagira ngo hari ibintu muri kunyenga hagati yanyu. Oya tante nta kintu turi kugukinga n'ukuri. Okay. Nta kibazo bana banjye. Ahubwo se imodoka mbonye iparitse hariya hanze n'iyande. Yo kuba baturanye kwari. Bagiye babinyobeye pe. Bananiwe se ta. Ndananiwe. Kwanjye mbona muri kuncanga muravugira rimwe sinzi ibyo muvuga ibyo ari byo. Cyane nabyo. Ese bose ko uyu munsi muje mwarakaye byagenze Umva ntukajye umbaza ubusa. Jya ureba ibijyanye n'akazi kawe ntukajye ugira icyo umbaza. Umbaza ibi. ese bose ntabwo mufata ku by'umugoroba ko byari byateguwe sorry basi Ariko so yabaye igikora mvura kwimyoza. Aretse kumbuza gusinzira ko ibitotsi binshi. Umva nusoza uzimya itaje.
Sawa rwose. Bite sha muhungu wanjye? Sawa mjomba. Ah. Nari Nikose. Ntabwo biba byoroshye. Nizere ko hari icyo uzibwira rwose. ndi tayari anko. Okay. Noneho rero buraha ngaha nakamaze uvugana no gusenya ndaje. Okay. Sawa. Mama Shabani rero urabizi ko mukuru wanjye Shahidi yitabye Imana. Ndabizi. Akaba ari umukuru w'umuryango. Naramusigariyeho nka murumuna we kugira ngo ngire ibyo ntunganya. Igihe rero kirageze ko nanjye uyu mwanya nawutanga. Ugafatwa n'abana be nabo bakayobora. Cyane cyane urabona nkuriya mwana we Asumani amaze gukura. Kuki tutamuha uwo mwanya ngo ibintu akomeza biyobore neza? Ko nawe abishoboye. Bizeye kasi mu ndakumva. Ako sinshyigikiye igitekerezo cyawe. Kubera iki wumva ko Asumani rero ugomba kuyobora umuryango? Hari yarahari kandi yashoje amasomo, yarangije kwiga. Nawe yayobora. Kubera iki tutamuha umwanya nawe akayobora? Mama Shabani rero nawe hari ibyo urimo kwirengagiza. Ndabona urimo guca hirya no hino kandi ibintu nawe ubizi. Mu muco wacu nta mukobwa uyobora umuryango. Ariko namwe mugomba kubyigaho. Inama y'ubutaha mu byaha bigaho. Kuko n'abakobwa barashoboye kandi bayobora. Bayobora umuryango bigakunda. Muzabitekerezeho mubyigeho. Ntabwo igitekerezo cyawe girwanije. Kandi nta n'imwanzuro nagifataho. Gusa buriya mu nama utaha y'umuryango twazabibasaba. Babyemeza ubwo n'umwana w'umukobwa akayobora. Bizaterwa n'imyanzuro umuryango wafashe. Ubwo nyemereye ko inama y'ubutaha rero muzabyigaho. Ndabyemeye. Ariko se Asumani urimo urashaka ko ayobora umuryango, ibyangombwa arabyujuje? Erega Asumani amaze gukura. Nta n'umusore rwose ugimbutse ufite imbaraga. Kandi ubwo mbona kuriya wasanga afite n'umukunzi. Ahubwo twebwe icyo twakora twamusaba gushaka akabyara kugira ngo nawe nava hazabona umusimbura. Reka niba yashaka bigakunda cyangwa afite umukunzi, reka tumuhamagare tumubaze niba yabishobora kuyobora. Ahubwo reka tumuhamagare. Naam. Sisi urashoje se? Yego shana sanje ariko nyine nari mfuye. Ntabwo se kumbara ntazi ukuntu ndi kuvuga habaye. Ako sisi ubwo ubona koko wagira ikibazo sibimenye. Ubona aho umeze neza simenye ko utameze neza. Mwene ma umenye ko turamarasamwe, sibyo? Wishimye mba nishimye kandi wabaye nanjye mba mbabaye. None se
twavuganye na Nande suga kandi ugiye kumbwira Asumani. na Sumani nyine. Mwavuganye? Mbwira wabaye iki se? Yakurakariye se? Nabo mwashwanye se? Kubera impamvu yabaye ejo? Yawe yanamvugishije basi akandakara cyangwa kwamuka bikagira inzira. Uraseka iki se ubu? Naseka se. Ariko sisi wagiye wiha amahoro koko. Wagiye wiha amahoro mu mutima wawe. Basi ntabwo ushobora kuba wakimagina ko ashobora kuba yagize akazi kenshi gatunguranye, cyangwa ntabwo ushobora kwimagina ko ashobora kuba ari mu nama itamwe mwakwitaba telefone, maze ukaba umutima wawe amahoro koko. Mu nama? Nari se yari mu nama. Kankureke nikomeza akazi kanjye ndabona byari bitoroshye. Asumani mwana wanjye. Naam. Yakubwiye impamvu ngo hano. Dore na ndimo nganira na Nyagusenge. Harimo mbaza ibintu ariko ibisubizo ntabwo byamanyuze neza. Urabona nkanjye mukuru w'umuryango ntabwo nzakomeza kuyobora. Nifuzaga rero ko uwo mwanya nawe ugusigira nawe ukagera mu kirenge mu cya papa wawe. Hari ikibazo? Nta kibazo wanko. Ngaho mpari impungenge rero Nyagusenge kugira ngo atakomeza kumbaza ibintu byinshi. Ya Mucyomba, icyambere navuga none kubashimira kuba mwangiriye icyo cyizere kuba ari njye wayobora. Naho ubundi impungenge zo mufite rwose ndabizeza ko mu gihe kiri imbere ngiye kuzibamara pe. Mukumpa umwanya naho ubundi impungenge zose nzazibamara. None se Asumani, hari umwana waba warabyaye nibura hanze? Shanga none se narabyara umwana kandi nta mufasha ndagira. Umwana ntawe. Ariko rwose mumpa umwanya umufasha ntaboneka n'umwana zawe. Buriya rero njye ndumva mwaha umwanya ari akayobora. Ko ari afite umwana. Oya rwose mama Shaba. Ibyo byihorere. Ahubwo reka nkwereke. Reka duhe umwanya Asumani. Turabona ko amaze gukura rwose. Nibyo wifuza yabikora mu gihe gitoya. Reka tumuhe umwanya agende yitekerezeho kandi azabikora. Okay. Kari mwebwe se mubigena, reka turebe ko bizakunda. Nyine ndabirindiriye ariko wibuke ya nama ya mbere twavuze. Ibiriya se biriya mu nama y'umuryango itatu zabivugaho. Muzabitekerezeho n'abakobwa bagomba guhabwa umwanya. Yego rwose. Asuma. Namwako. Aho rero rwose Nyagusenge amatsiko agufitiye gendo yamumari. Rwose nta kibazo. Kandi uyu mwanya ubonye wo kuyobora uzashyira ibintu ku murongo neza. Umusaza aho ari rwose azavuga ati nasize umwana w'umugabo. Mucyomba rwose ntago nzabatenguha. Nuko mwana wa kandi ugende rwose witekerezeho iki gikorwa gikore vuba. Impungenge Nyagusenge afite zishiri. Niko bimeze Mucyomba. Okay, ngahasuma. Reka banze ngira ikindi nkubwira. Sisi akira nawe winyongesha tuno two. Dore nawe ntabwo wiga wicaye nta kintu uri kumfasha. Sawa ndaje mbyose. Ariko si ubundi Sabina.
ubundi Asumani umukunda bingana iki? acyari umwana sha umunsi winjiye mu rukundo nibwo uzamenya ingano y'urukundo mukunda ubu ngubu. ariko se sisi ku buryo natande nakomeza kukubuza uzakomeza kunangira. ariko ubundi ibi bintu biri kumbaho biramutse bikubayeho wabyitwaramo gute? njye rero ibintu njye nibaza bikanancanga kuri icyo umuntu ari ugomba guhitiramo undi we agomba gukunda. Umuntu ntabwo agomba kubaho kugira ngo akunde uwo yifuza, agomba kubaho kugira ngo abandi bamwereke uwo bakunda. Sha gusa rero kuri njyewe ntabwo byakunda kuko amahitamo y'umuntu niwo umunezero we. Gusa nyine tuza wihangane tante wenda azagera aho ngaho abyumve tu. abyumva naho Imana nyereka dutegereze icyo Imana izakora. Mada. Bite? Mva nimba ari boss yo kureba nawe uhari. Boss wande? Nese ni boss wa muri rugo uretse Asumani wankuye mu cyaro ninde? None ni boss wande, ni boss wande, ni boss wawe. Nakubwiye boss nawe uhari. Nta muntu nakubaje ari kuva mu nzira. Boss nawe uhari. Boss wawe nagari boss uva mu nzira. Tegereza uriya mushoferi uzane ibyo bikapu.